Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nizere ko mukomeye mu by'agakiza kandi mugitegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzabona Kristo Yesu ubwo azaba agarutse. Niyo ntumbero yacu nyamukuru, ntutakaze iyi ntego. Hanyuma mbahaye ikaze mu nyigisho tugiye kwiga ikomeza. Tuzafatanya kwigira hamwe isengesho Umwami wacu Yesu Kristo yahaye abigishwa be nk'urugero twebwe dusenga dukwiriye gukurikiza. Isengesho benshi bazi isengesho rya Data wa twese, cyangwa se abandi bavuga ngo ni Dawe uri mu ijuru. Hanyuma muri iri sengesho tuzareba ibice bigiye birigize, tuziga umurongo ku murongo tugenda turebera hamwe icyo yarashatse kubabwira, tugenda tubihuza n'indi mirongo ya Bibiliya. Hanyuma muri iyi nyigisho tuzareba neza icyo iyo mirongo igenda isobanura, kandi tunarebe muri make n'icyo twebwe none bivuze kuri twebwe nk'abakristo cyangwa se abizera. Hanyuma iri sengesho Yesu Kristo yahaye abigishwa be kugira ngo bazajye barisenga, ndagira ngo nkubwire ko mbere na mbere twebwe ntago dusabwa kurisubiramo uko riri kuriya. Oya, kubera yuko muri Matayo igice cya 6 nureba uzasanga yari amaze umwanya utari mutoya hejuru mu mirongo ibanza arimo abaganirira, ababwira ngo mwebwe nimusenga ntimukabikore nk'uko indyarya zibikora. Indyarya ni izihe? Bari abafarisayo ngo basengaga amagambo menshi bayasubiramo batekereza ko ibyo ngibyo byo bituma bumvirwa. Hanyuma ngo bo basengaga ibyo ku munwa gusa ariko ibyo mu mutima bidahari. Ubwo ngubwo nibwo buryarya, kuba ibiri kuvugwa ku munwa bidahuye n'ibiri mu mutima. Hanyuma ngo bo basenga bazi ko gusubiramo amagambo menshi cyangwa kuyatondekanya aribyo bituma bumvirwa, ariko arababwira ngo mwebwe ntimukabigenze mutyo. Bivuze ngo rero iyo we asanga iri sengesho dukwiye kurisubiramo nk'uko riri, ntabwo aba yaravuze ngo ntitukamere nk'indyarya dusenga amagambo tuyasubiramo. Mbese iri sengesho yaritanze nk'urugero cyangwa se sample, igipimo cy'uko isengesho rikwiye kuba ryubakitse. Mbese twe nidusenga ntabwo dukwiye kujya kure y'iri sengesho, dukwiye gusenga. Ushobora kwibaza ngo ese ibi nibyo nzayensenga gusa nabi nizasenga? Ntabwo aricyo bivuze. Bivuze ko hari ibindi uzasenga, ariko by'ingenzi wibanda cyane ku mahame, wibanda cyane ku ngingo, wibanda cyane ku byo yashimangiye muri iri sengesho. Hanyuma ubwo nkimara kubabwira ibyo, muribuka ko yakomeje ababwira akaza kugera aho turi buze gutangirira dusoma ijambo ry'Imana, ababwira ngo nimusenga mujye muvuga mutya muti. Gusa tutaragera aho ngaho, ndagira ngo mbabwire ubundi gusenga dukoresheje dictionnaire biblique, cyangwa se aho dushobora kubonera igisobanuro cyo gusenga mu nkoranyamagambo n'ubundi ivuga ijambo runaka ikarisobanura ariko ishingiye kuri Bibiliya. Igisobanuro cya mbere, gusenga ni ukuzamura cyangwa se gukingura ubugingo bwawe cyangwa se umutima wawe, hanyuma kugira ngo ubwerekeze ku muremyi wawe, hanyuma binyuze mu gutamba ibitambo, binyuze mu gutanga amashimwe. Hanyuma ibyo ngibyo bikarema ubusabane, ibyo ngibyo bikarema ubucuti hagati yawe n'umuremyi wawe. Kwibutsa ko gusenga byerekeye ku Mana gusa. Ushobora kuririmbira abantu, ushobora kubabwiriza, ariko gusengaho ni umwihariko, kubera ko bibera hagati y'umuntu n'Imana gusa. Ati se abo dushobora gusengana, abo mushobora gusenga, ariko wowe ntabwo urimo gusenga kugira ngo umuntu murimo gusengana yumve ko uzi gutondeka aya magambo neza, uzi gusenga ubwira Imana. Nubigenza utyo nawe uzaba ubaye nka za ndyarya, kuko icyo Imana idusaba ni uko twebwe dusenga mu mitima yacu ibyo ibirimo tukaba ari byo tuvuga. Hanyuma ndagira ngo nanakubwire yuko niba ibiri mu mutima bidahuye n'ibyo ndimo kuvuga, ndimo kwibeshya cyane.
Nanone bisobanurwa ko niyo nge ntavuga, urugero iyo ndi gusenga njyenyine nkavugira mu mutima, Imana nabwo ibasha kubyumva. Hari nawe bisobanuye aravuga ngo nubwo njyewe naceceka iminwa yanjye ntinyeganyege, umutima wanjye nkawuzamura, umutima wanjye nkawukingura, nkawerekeza ku muremyi wanjye. Ikindi gisobanuro cya kabiri cyo gusenga ni uguhindurira umutima wawe ku Mana cyangwa se ku muremyi wawe. Nanone gusenga bigasobanurwa nk'ubusabane cyangwa se kuganira hagati yawe n'umuremyi. Kwibutsa ko gusenga bitashyiriweho gusaba, nubwo gusaba ari igice kigize gusenga, ariko gusenga ntago ari igice cyashyiriweho gusaba, kumva yuko ugenda ubwira Imana ibikuremereye n'ibikurushya n'ibyo ushaka bikaba birarangiye. Oya, ntago ari cyo Yesu yatwigishije. Ntago gusenga ari ahantu tugenda twakira ibisubizo by'ibyo twasabye, ari naho abenshi babyibeshyera bakibaza ngo kuki Imana iturushya niba ibyo twebwe dukeneye ibizi, kuki itabiduhereza tudasenze. Bigaragaza ko gusenga babyumvishe nabi, ntago yigeze bumva muri make icyo gusenga ari cyo. Nyamara gusenga birenze gusaba, gusenga birenze kuza imbere y'Imana wumva yuko ibyo ushaka bihita bikunda, ahubwo gusenga ni mu busabane, ni mu gutindana nayo, ni ukuyikingurira umutima, ni ukuyereka ukuri, ni ukuyitindaho wowe uyivuga. Tubutse ko iri sengesho ibice byinshi birimo bigaragaza uko dukwiriye gutinda ku Mana kuruta uko twitindaho twebwe ubwacu. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turi buze gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 6 niho turi buze guhera. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 6 turahera ku murongo waho wa 9 niho tugiye guhera dusoma. Hanyuma nababwiye ko tuzagenda turebera buri gice cyangwa se buri murongo tuwiga ukwaho, bivuze ngo nababwiye ko ari inyigisho ikomeza. Hanyuma guhera ku murongo wa 8 haravuga ngo nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukenye mutaramusaba. Umurongo wa 9 haravuga ngo nuko musenge mutya muti, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Hanyuma muri inyigisho tugiye kurebera hamwe uyu murongo wa 9 wonyine. Yesu arababwira ngo nuko musenge mutya muti. Mu yandi magambo muribuka ko yababwiye hejuru ababwira ngo ahubwo we nushaka gusenga ujye ujya mu nzu yawe ukinge wiherere. Ntabwo bivuze yuko tutagomba gusengera ahaboneka, kuko na Yesu ubwe tubona amasengesho yasengeye mu ruhame. Urugero igihe yabaga agiye kugaburira abantu cyangwa se cyagiye kumva ya Lazaro, yasenze rwose amasengesho ya rusange. Ahubwo icyo batubwira aha ni uko twebwe ubwacu ari igikorwa dukwiriye kubaha, ari igikorwa dukwiriye gukorera mu mutima ukingukiye Imana, ibindi byose twabikuyeho amaso twihereranye nayo. Hanyuma iri jambo rivuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, mbere na mbere ndagira ngo nkubwire ko icyazanye Yesu yaraje guhishura izina rishya ry'Imana. Iryo zina ryari irihe? Iryo zina ryari Data. Hanyuma ntago ari uko Abayahudi cyangwa se Abisirayeli bari bagabwe badafite iri zina, bari barifite rwose banaryubaha, ariko uburyo barifataga mu nyuguti, barifataga nk'icyitiriro. Icyo Yesu yaraje gukora, yaraje gutuma iri zina rihinduka ubuzima, wumvira Imana mu isano, wumvira Imana mu cyo wagizwe cyo kubwo kwizera Kristo Yesu, ukemerwa imbere yayo nk'umubyeyi. Iri zina bari barifite, nandetse hari andi mazina menshi bari bafite ku Mana, ariko muribuka ko Imana yibwiriye Abisirayeli ko ari abana bayo b'imfura. Bivuze ngo yo yari yiyemereye ko ari Data wabo cyangwa se wabo. Noneho Yesu icyari kimuzanye byari kugira ngo ahishure izina rishya rya Data. Urugero iyo dusomye muri Yohana igice cya 17 umurongo wa 26 haravuga ngo nabamenyesheje izina ryawe kandi nzaribamenyesha ngo urukundo wankunze rube muri bo nanjye mbe muri bo.
Iyo twongeye tugasoma Yohana igice cya 17 umurongo wa 6 haravuga ngo abo wampaye mu isi nabamenyesheje izina ryawe, bari abawe urabampa, none dore nitondeye ijambo ryawe. Hanyuma iri zina data ndagira ngo nkubwire yuko Yesu icyo yaraje gukora byari ukugira ngo bihinduke ubuzima, umenye isano ufitanye n'uwo urimo usenga. Reka tubanze tubikure mu magambo tuvuga gusa, oya, ahubwo tubizane mu kuntu wumva isano yawe n'uwo urimo usenga, niho gusenga kwawe kumvirwa. Muribuka ko hari ugusenga Yakobo yise ko ari ugusaba nabi, ngo bigatuma tudasubizwa. Rero ubibanze wite cyane ko ukuntu wumva uwo urimo usenga. Hari abatekerezaga data cyangwa se abatekerezaga Imana nkaho ari umubyeyi uhora arebana igitsure, ahora agamije guhana, ariko ntago ari byo. Ahangaha icyo Yesu yakoze ni ukugira ngo twebwe ubwacu twumve ko ari data wuje urukundo, wuje impuhwe, ufite imbabazi, utinda kurakara. Numara kumva ibyo ngibyo umenye ngo data ngiye gusenga ni uwuhe. Iyo tuvuga data hari abagize ababyeyi, ndavuga ba se wabo cyangwa se abapapa babo, hanyuma bakabababaza, bakabakorera ibibi, bakabahemukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twavuga ko Imana ari data, bakavuga ngo niba Imana imeze nka data nabonye, ntago ibaho, nayo ni ingome. Ariko nkubwire muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ko Imana turimo tuvuga nka data itandukanye n'abapapa bose tuzi cyangwa se twabonye, kubera ko yo itandukanye n'abandi bose, ifite urukundo rwinshi. Waba ufite ibyo bikomere, waba warahuye nabyo, bibaho mu buzima, ariko wihangane. Gusa hari undi mubyeyi ndimo nkubwira, ni Imana data yuje urukundo, ifite imbabazi, ireba ni neza, itinda kurakara. Hanyuma ikindi gice twasomye kiravuga ngo izina ryawe ryubahwe. Hanyuma iri jambo tubonye rivuga ngo izina ryawe ryubahwe, nitubona ngo izina ryawe ryubahwe, ntabwo turimo kuvuga izina nk'inyuguti Imana, oya, ntabwo ari uko turimo kubivuga. Nituvuga izina mu buryo bw'isezerano rishya, turaza kuba turimo kuvuga imiterere y'uwo muntu. Ntabwo tuvuga ngo Imana tuvuge ngo ni izo nyuguti zigize iryo zina, oya, ahubwo tuba turimo kuvuga imiterere. Ni Imana imeze ite? Ni Imana iteye ite? Umuntu w'imbere. Bivuze ngo mu buryo bw'isezerano rishya ntabwo bavuga izina nka appellation cyangwa se ukuntu ba spelling, oya, ahubwo ni uburyo ki bavuga izina ariko bashaka kuvuga uwo umuntu w'imbere, nicyo bashaka kuvuga. Rero nituvuga Imana mu isezerano rishya, uze kumva yuko ari imiterere yayo. Imiterere yayo ni iyihe? Itinda kurakara, ni urukundo, ifite imbabazi nyinshi, ntago ishaka yuko abantu barimbuka, iradukunda, itwitayeho mu buryo ubwo ari bwo bwose. Hanyuma numara kuzirikana iyi miterere, ukumva yuko batubwiraga uko Imana iteye, ngo izina ryayo ryubahwe, izina ryayo rishyirwe hejuru, izina ryayo ryubahirizwe muri twebwe abamaje kuyimenya. Iki ngiki kiragufasha kumva yuko uri mu bahagarariye ubwami bw'Imana mu isi. Niba waramajije gukizwa, uhagarariye Imana mu isi, icyubahiro cyayo kiri muri wowe. Hanyuma numara kumenya ibi ngibi, uzamenya uko witwara, umenye yuko ubwami bw'Imana buri muri wowe. Hanyuma numara kumenya yuko buri muri wowe, uzabaho usohoza icyo waremewe, uzabaho ugendera mu mucyo, uzabaho wera imbuto, kugira ngo abandi batari bamenya Yesu bamumenye, nibamara kumenya nawe baze kuri we. Nkubwire ko icyubahiro cy'Imana kigendera muri twe bamaze kumenya Kristo Yesu, hanyuma ikadukoresha turimo tuyunga n'abandi batari bayimenya. Niba waramaje gukizwa, ufite inshingano ikomeye yo kuzana abantu kuri Yesu. Turimo tuvuga ngo izina ryawe ryubahwe, ryubahwe mu buzima bwawe bwose, kandi ubereho kuyihesha icyubahiro, ubereho gukora ibyo yakuremeye, ubereho kuyinezeza, ubereho gushaka ubwami bwayo bwose. Hanyuma ibi ngibi nitumara kubimenya, turamenya ngo niba tumaze kuvuga ngo data wa twese, izina ryawe ryubahwe,
tugiye kuba duhagarikiye aho ngaho. Mu nyigisho ikurikiyeho tuzareba ikindi gice gikurikiraho, ariko tugiye kuba duhagarikiye aho ngaho. Ndinginga Imana ngo igufungure amaso y'umutima urusheho kumenya neza icyo Yesu Kristo umwami wacu yashakaga kutwigishiriza muri iri sengesho. Ni ukuri birenze cyane uko nabivuga, birenze cyane uko nabisobanura, ariko Umwuka Wera ufite ubushobozi bwo kubisobanura kurutaho abyinjize mu mutima wawe, wumve ko Imana ari Data, ifite urukundo, igira imbabazi nyinshi, itinda kurakara, yibuza kugira nabi. Iyo Mana niyo ndimo nkubwira. Nanone kandi izina ryayo rikwiriye kubahwa, izina ryayo ntabwo rikwiriye gusuzugurwa, izina ryayo rikwiriye gushyirwa hejuru, izina ryayo rikwiriye kuganza muri twebwe, izina ryayo rirakomeye cyane, dukwiye guha icyubahiro. Uribuka izina icyo ari cyo? Ntago ari appellation cyangwa se imivugire y'iryo zina, oya, ahubwo ni imiterere y'iyo Mana turimo tuvuga. Imana iguha umugisha ko wiyemeje gufata uyu mwanya kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Data wa twese, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye. Twe turimo dutangira iyi nyigisho, urakoze kubana nanjye kuri iki gice cya mbere cy'ibyo twavugaga. Ndakwinginze kugira ngo wigishe abantu bawe iby'isengesho kuruta uko nabivuga, kuko Mwami Yesu ni nawe wabyandikishije. Hanyuma ikindi, ukomeze gufungura amaso y'imitima yacu ahweze, tumenye neza ibyo ushaka kutubwirira muri iri sengesho. Kandi nzi neza ko bifite intego kugira ngo duhindure uko twasengaga. Tumenye ko gusenga ari ukwinjira mu busabane, tumenye ko gusenga ari ukwinjira mu kiganiro, kuzamura umutima wacu, kuwukingura. Mwami, ibyo ngibyo nibyo nkusabye n'abantu bose turi kumwe muri iyi nyigisho. Urakoze, icyubahiro cyose kikugarukire mu izina rya Yesu.